Reka mbahe ikaze kandi mbashimire ndabaramutsa cyane mwebwe tubana umunsi ku wundi mu kiganiro cyacu inshoza y'umuco. Mbahaye ikaze rero kandi ndabashimira cyane abo tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu, aho tureba tukungurana ubumenyi tugakeburana ku bitagenda neza mu muco wacu w'u Rwanda, mu mibereho n'imibanire yacu nk'abanyarwanda. Duherukana rero tuganira tuvuga uburyo Ndabarasa yagiye hariya mu Ndorwa ashaka kuhafata bikagorana. Twarebye uburyo yagiye gufata mu Mubari kwa Biyoro na Nyirabiyoro, n'uburyo Nyirabiyoro nyina wa Biyoro cyangwa se uwari umugabekazi hariya mu Mubari yahanuriye Ndabarasa uburyo ingoma nyiginya izarangizwa n'abakoloni, abo yahanuraga avuga ati hazaza ibigabo bisa n'impinja, ntabwo bizababarira ingoma yanyu. Ntabwo yamubwiye ingoma yawe, yavuze ingoma yanyu nk'ikimenyetso cy'uko yamubwiraga yuko hari igihe kizagera ingoma ya cyami ikarangira. Ibyo koko niko byagenze. Ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'inshoza y'umuco. Niba ari ubwa mbere tubonye, ukande muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, maze tujye tubana mu biganiro byacu, kandi ndizera yuko niba hari icyo wunguka ujye usangiza abandi, kugira ngo twese dufatanye kungurana ubumenyi bushingiye ku muco. Ndi Sam Muvunyi rero, ikiganiro cyo ni inshoza y'umuco. Uyu munsi tugiye kuganira kandi nanone ku mateka yacu y'u Rwanda, ariko kandi na hantu nakuyemo insanganyamatsiko nziza tugiye kuganiraho ivuga ngo u Rwanda ngendana ku mutima nirwo rubyara uru Rwanda ngendamo. U Rwanda ngendana ku mutima nirwo rubyara u Rwanda ngendamo. Umwami witwa Yuhi Gahindiro ni umwami wimye akiri umwana w'uruhinja, kuko umwaka yavutsemo niwo mwaka se yatanzemo ise witwaga Sentabyo. Mibambwe Sentabyo, ngira ngo abazi amateka bazi uburyo yatanze bitewe n'akagambane ko kurwanira ingoma, ubwo abarimo bagatarabuhura n'abandi bashakaga kunyaga ingoma. Ubwo urupfu rwa Mibambwe Sentabyo nk'uko amateka bigaragaza rwagizwemo uruhare n'abo bagatarabuhura, ubwo bamwohererezaga impano y'uruhu rw'ingwe irimo ubushita, agatanga yishwe n'ubushita. Nyuma rero kuko batari bazi yuko afite umwana, Sentabyo yari yarabyaye umwana mu ibanga rikomeye cyane ku mugore witwaga Nyiratunga. Uyu mwami Sentabyo ngo yakundaga guhiga cyane, noneho ubwo yabaga yagiye guhiga mu mayaga, yajyaga guhiga hariya mu mayaga, yaragendaga uyu mugore Nyiratunga niho yabaga. Ubwo yabaga ari ku muhigo rero ngo yagiraga gutya akinyabya, akajya kwa Nyiratunga, biza kurangira abyaranye na Nyiratunga. Ubwo Nyiratunga yabyaraga uyu mwana, amateka agaragaza yuko ngo Mibambwe Sentabyo yanajyanye impano zikomeye cyane kugira ngo ajye kugaragaza ikimenyetso cy'uko yemera ko umwana ari uwe, ndetse ari nawe azaraga ingoma, cyane ko ubwiru bwagaragazaga yuko abami bose bitwa ba Mibambwe iyo babyaraga abana b'abahungu babitaga ba Gahindiro. Uyu rero Gahindiro niwe waje gusimbura se ku ngoma. Ubwo Mibambwe Sentabyo yatanze uyu bazi yuko bamwishe nta mwana asize, kuko bari bazi yuko nta mwana afite, bumvaga ko bagiye guhita baza bakigarurira ingoma. Niba utazi uburyo uru rugamba rwagenze, wenda mutwandikire tuzabibacukumburire, ariko abaza amateka baza uburyo Mibambwe Sentabyo yatanze, ubwo abarimo Gatarabuhura n'abandi bamwohererezaga impano irimo ubushita. Ubwo Gatarabuhura yari ari hariya mu Gisaka, mbibutse ko muri iki gihe ahagana mu 1740 gutyo, Igisaka cyari kitara u Rwanda rutarakigarurira, cyari igihugu rero ukwacyo. Mbibutse ko amateka agaragaza ko uyu Gatarabuhura yagiye kwa Kimenyi mu Gisaka ashaka ingabo zo kugira ngo atere Mibambwe Sentabyo, ariko Sentabyo amwima ingabo kuko
hari byinshi igisaka cyari cyaragiye kigirana ubushuti n'u Rwanda. Icyo gihe Kimenyi yarabanye neza na Sentabyo, byatumye rero Sentabyo umwami wo mu Gisaka yimana ingabo, hanyuma bagatarabura baravuga bati niba rero utwimye ingabo reka tugire icyo tukwisabira. Aribwo bamusabaga uruhu rw'ingwe, kandi muri iyo myaka ya nyuma hasaga mu 1700 nibwo isi yari ifite icyorezo cy'ubushita, bivuga ko cyahitana abantu benshi mu mateka y'isi. Nta n'ikindi cyorezo kirahitana abantu cyane nk'icyorezo cy'ubushita. Icyo gihe rero nibwo Kimenyi yamuhaye uruhu rw'ingwe atazi icyo bagatarabuhura bagambiriye. Hanyuma rero kubera yuko kera iyo wabaga warigometse ku mwami ukashaka kugaruka, hari ikimenyetso wakoraga kirimo gutanga impano z'ikirenga zirimo izo mpu z'ingwe, imondo n'izindi zabaga zikomeye nyine zambarwaga ibwami. Icyo gihe rero Gatarabuhura afata uruhu rw'ingwe, ariko yamaze ngo kurugera umuntu urwaye icyo cyorezo cy'ubushita, ararumugera ararumwambika, hanyuma rwohereza Sentabyo nk'ikimenyetso cy'uko yaciye bugufi, noneho atazongera kurwanya ingoma ya mwene wabo. Hanyuma rero uyu Sentabyo nawe abibonye agira ngo koko nibyo, rwa ruhara rwambara, birangira atanze azize iyo ndwara y'ubushita. Nyuma rero yo kumenya yuko atanze, amakuru akimenyekana, Gatarabuhura yavuye mu gice cy'uburasirazuba nyine aho mu Gisaka, aza ahantu hose za Nkungu na Munyaga. Ngira ngo Nkungu na Munyaga ubu ni mu karere ka Rwamagana. Icyo gihe niho u Rwanda rwagarukiraga, ababyibuka muzi yuko ari naho uwitwa Ruganzu wa mbere Bwimba yaguye aho hagati ya, ubwo hari hagati y'u Rwanda n'Igisaka. Nkungu na Munyaga ubu ni mu karere ka Rwamagana, hariya ugiye kugera za Rutonde, aho ngaho niho u Rwanda rwagabaniraga n'Igisaka. Ababizi bazi ko Ruganzu Bwimba ariho yaguye ubwo nyine yari arimo atabara ajya gufata Igisaka, ari nabwo umuhungu we Cyilima Rugwe yavutse icyo gihe muri urwo rugamba. Hanyuma rero icyo nari ndimo mvuga, Gatarabuhura ava Igisaka cyose aza mu Rwanda avuga ko ari we mwami u Rwanda yarwigaruriye, kuko atarazi yuko mwene wabo Sentabyo afite umwana. Ariko abiru bakeya nibo bari bafite amakuru yuko Mibambwe Sentabyo yabyaye umwana kwa Nyiratunga. Rero ubwo abiru bake bari babizi, bakimenya ko umwami atanze, bahise birukanka ndetse bafata n'ingabo, umutwe w'ingabo umwe barajyana bajya gukaza umutekano cyane kwa Nyiratunga, kuko bari bazi yuko hari abandi bashobora kubimenya bagahita bajya kugirira nabi igikomangoma, kandi bigaragara ko ari we ugiye gufata ingoma ya se. Baragenda bakaza umutekano, bamaze gukaza umutekano niko guhita bafata uwo Nyiratunga n'umuhungu we, bamuzana mu ibanga rikomeye, bamugeza ibwami. Bamugejeje ibwami baramufata, bamurindira umutekano cyane. Urumva yari umwana w'uruhinja. Ubwo Nyiratunga yahise aba umugabekazi, ariko afata n'inshingano zo kuyobora. Ariko Gatarabuhura arabimenya yuko hari umwami waje, amenya yuko ntiyarazi yuko ari uruhinja, yarazi yuko ari nk'umwana wenda mukuru Sentabyo yari yarabyaye. Akaza urugamba rero n'abandi bari bari kumwe, baravuga bati niba ari umugore n'umwana abo ntibagoye, turabica uko byagenda kose. Abari bavuye rero gufata Nyiratunga n'umwana bamugejeje ibwami, ngo bajya kubaza Imana, icyo bitaga kuraguza, kugira ngo babaze uko urugamba ruzarangira. Basanga hagomba kuboneka ibitambo. Nibwo rero ngo bakoze imigenzo bagombaga gukora. Imana zereza ko hari umugore w'umuja bagomba gufatana, wari ufite umwana w'umuhungu, bagafata uwo mugore ndetse n'umwana we bakabica. Ariko nanone ngindaguzereza umuja we. Uwo muja rero, uwo mugore baramufata, bamuha n'umwana w'umuhungu, babaryamisha ku gisasiro cy'umwami. Bamaze kubaryamisha ku gisasiro cy'ibwami, ingabo za Gatarabuhura ngo baranazorohereza cyane, ku buryo zahageze bitazigoye, zinjira mu nzu nijoro, bica umugore n'umwana bazi ko bishe Nyiratunga na Gahindiro. Ngo bamaze rero kugenda,
ngo bajye rero kwivuga mu gitondo bazi yuko bafashe ingoma, bagiye kumva bumva umurishyo w'indamutsa uravuze. Umurishyo w'indamutsa nabasobanuriye yuko wari umurishyo wari itegeko kuvuzwa buri gitondo kugira ngo umwami yibambure. Kubyuka k'umwami nibyo bita kwibambura. Byari itegeko rero ko kugira ngo umwami yibambure habanzaga kuvuga umurishyo w'indamutsa. Gatarabuhura rero n'izindi ngabo ko bari baryamiye amajanja bazi ko mu gitondo bari bujye kwishimira no gukora ibirori by'uko ingoma bayigaruriye, bumva umurishyo w'indamutsa uravuze. Niko kuvuga bati rero ibintu birakomeye, abo twishe sibo, Nyiratunga siwe twishe n'umuhungu we, reka dukomeze turwane. Hanyuma rero nibwo haje kuza abagabo bandi bari barimo Banyarwaya, bari barimo n'abandi bagabo bumvaga ko bagomba gushyigikira ingoma, baravuga bati uko ibyo ari byo byose tukwiye kurwanira umwami, ntago ingoma igomba kwigarurirwa n'abagambanyi bashatse kwihirika. Bararwana rero. Gatarabuhura yari afite nawe ingabo zikomeye, urumva bari bazi ko azafata ingoma akagenda abagira abantu bakomeye. Baramushyigikira, bararwana, ariko igihe kigeze abantu bagenda bavuga bati tugomba gushyigikira umugabekazi ndetse n'umwana umwami yasize. Abo bagabo rero bari bashyigikiye umwami, bararwana. Igihe kigeze umwe mu bagaragu ba Gatarabuhura abonye ko urugamba rugiye kubananira ngo ashukashuka shebuja, birangira amufasha aramuboha, aba ari umwizanira ibwami. Amuzana ibwami, aravuga ati dore Gatarabuhura wigize ikigomeke ushaka kwigarurira ingoma, ndamufashe ndamuzanye. Gatarabuhura icyo gihe Nyiratunga n'umujinya mwinshi ngo amukatira urwo gupfa, ndetse kandi bakamujugunya mu Rwabayanga ari muzima. Urwabayanga buriya rubitse amateka akomeye, niho Gatarabuhura agiye, niho Nkoronko ari kubaza amateka ku bwa Rwabugiri. Nkoronko nawe niho nicyo gihano bamuhaye cyo kumujugunya mu Rwabayanga. Uyu Gatarabuhura rero nawe bamukatiye urupfu ndetse rwo kujugunywa mu rwobo Rwabayanga. Ariko ngo uwo mugaragu wamugambaniye nawe baravuze bati niko se shahu wowe ugambanira shobuja, ubundi ukamuzana mu maboko iwe yarwanyaga, ubundi we byabimeze bite? Nawe baramufata, birangira uwo mugaragu wa Gatarabuhura nawe bamufashe, nawe bamukatira urwo gupfa. Niko bigenda burya, iyo ugambaniye shobuja nawe ntubikira. Niyo mpamvu burya imfura nzima ntigambanira shebuja, ntihakagire ugambana. Kugambana ntabwo ari byiza. Hanyuma Gahindiro rero yima ingoma ari umwana, ari uruhinja. Ikindi twavuga kuri Gahindiro, niwe mwami wamaze imyaka myinshi ku ngoma, kubera ko murumva yimya akiri uruhinja akivuka, kuko umwaka yavutsemo ni wose yatanzemo, bivuze ngo yagiye ku ngoma nta n'umwaka aragira. Nyina rero akajya akora inshingano kubera ko umwana yari akiri muto, kugeza igihe ngo abaturage bavuze bati ariko turashaka umwami, dukeneye kureba umwami, dukeneye kumenya umwami. Ngo Nyiratunga n'abiru bakajya bafata ifu bagasuka ku ntara cyangwa se ku nkoko cyangwa ku rutaro bitewe n'aho uri, hanyuma ngo bagakandagizamo akarenge, bakandagizamo akarenge akaza akabereka ati dore nguko uko umwana angana. Hanyuma ariko igihe kiragera bakomeza gushaka kumureba, ngo ageze nko mu myaka 12 batangira gutegura uko bazamumurika bakamumurikira rubanda. Bigaragara ko ngo ageze mu cyiciro cy'imyaka nka 18, ngira ngo mbibutse ko izi kalendari tubareraho ntizabagaho. Ikibariro cy'Abanyarwanda cyari umuganura, bivuze ngo amaze kurya imiganura igera kuri 18, urumva yaramaze kuba umusore mukuru cyane. Nyiratunga ategura ibirori byo kuvuga ati nari narigize nk'igishegabo nitwara kigabo kugira ngo atazagira usuzugura ko ari ngiyo buri gihugu, atari kubu ngubu umwami nguyu ajye mu nshingano, nanjye nsubiye kuba umubyeyi nkaba umugabekazi. Ibyo kwigira umugore ukaze ukanganye arabireka, asubira mu nshingano zo kuba umugabekazi. Hanyuma Gahindiro akomeza ingoma ye kugeraho ngo agize imyaka igera kuri 60 yatanze ari muri 60. Urumva rero niyo mpamvu tuvuga ko Gahindiro niwe mwami. Ngira ngo mva n'Abanyarwanda bavanga ibi byabaye ku bwa Gahindiro, kuko niwe yabaye umwami w'umunyamahoro, umwami wakoze ibintu Abanyarwanda bakamukunda cyane, yabaye umwami mwiza cyane. Ngira ngo
abami bitwaga Bagahindiro n'ubundi ngo ntago bari abami b'intambara, ariko afatanyije n'abatware yagiye agaba n'ibitero bitari bikeya, ndetse byinshi byagiye bifata uduce mu buryo bwo kwagura u Rwanda. Ikintu rero navuze cyo kuvuga ngo uru Rwanda ngendana nirwo rubyara u Rwanda ngendamo, nuko umugabo witwaga Semugaza umwe mu bagerageje guharanira yuko Gahindiro adapfa atagiye ku ngoma. Uyu Semugaza yayobotse Nyiratunga amufasha gutsinda urugamba, ariko igihe kigeze nk'uko mubizi habaho abantu bateranya abandi, abantu ngo batangira guteranya Semugaza na Nyiratunga bamubwira yuko ari ikigomeke, kugera naho inshuti zimwe za Semugaza zagiye zitangwa zikicwa. Semugaza biramubabaza, ageraho ajya kubwira Nyiratunga umugabekazi ati rero mubyeyi, aho kugira ngo tuzapfa ubusa, jewe uru Rwanda ndarukunda ndahunze, aho kugira ngo tuzapfa ubusa kubera akagambane k'abantu bamwe na bamwe, aragenda ahungira mu Ndorwa. Aha mu Ndorwa mbibutse ko kubera ko Ndabarasa nk'uko twabivuze yari yaratanze atigaruriye Murorwa ya ngoma yaho, amaze gutanga n'ubundi abantu bo mu Ndorwa bagize ibyigomeke bakajya batatanga amakoro ibwami, mbese bamera nkaho n'ubundi basubiye kuba igihugu ukwacyo. Rero ahangaha noneho Semugaza arihungira yigira mu Ndorwa, ariko agenda afite u Rwanda ku mutima. Nababwiye ngo turi ku ntego ivuga ngo u Rwanda ngendana nirwo rubyara u Rwanda ngendamo. Aha rero ngo hari abantu banza ari Abanyabungo bashatse nabo gutera u Rwanda icyo gihe, niba ari bo hari abateye u Rwanda, bateye u Rwanda baraza banyaga inka, banyaga abagore n'ibindi byinshi n'imyaka, ngo baragenda babinyaze. Semugaza aho yahungiye na wa mutwe w'ingabo bagendanaga, yari afite umutwe w'ingabo witwa Ababito. Uyu mutwe w'ingabo witwa Ababito rero wagendanaga na Semugaza, bari barahunganye mu Ndorwa. Bageze mu Ndorwa rero baza kumenya ayo makuru rero ko hari abantu bateye u Rwanda bakarunyaga amatungo, bakarunyaga abagore n'imyaka. Ngo bageze mu Ndorwa amakuru baramenya, bafata ingabo ze z'Ababito, barwana nabo ngabo bari bavuye kunyaga u Rwanda. Bya bindi byose abigarurira Nyiratunga, aramubwira ati mubyeyi, njyewe nubwo nahunze u Rwanda, ariko u Rwanda ngendana ku mutima, sinshobora kwemera ko hari umuntu urwambura, sinshobora kwemera ko hari umuntu utwara iby'Abanyarwanda, kubera yuko u Rwanda ndugendana ku mutima. Aravuga ati uru Rwanda ngendana, uburyo ndugendana nta kizatuma hari umuntu warufata, hari umuntu watwara ibyarwo ngihari, ngifite imbaraga zo kururwanirira, ngomba kururwanira. Semugaza nubwo yari ari mu Ndorwa, urumva yari arimo agendana u Rwanda, kandi u Rwanda yagendanye ku mutima, rwabya u Rwanda rugarura ibyarwo. Uru Rwanda tugendana reka rubyara u Rwanda tugendamo. Semugaza rero aramubwira Nyiratunga, aramubwira ati none rero Semugaza, gira ugaruke i Rwanda, n'ubundi byaramaze imwe baraduteranaga. Aramubwira ati nta kibazo, reka ngume no mu Ndorwa. Indorwa nubwo Ndabarasa yifashe ntafate ya ngoma ngabe nk'ikimenyetso cy'uko yigaruriye, reka harangende naho mpagira u Rwanda, kuko u Rwanda ngendana rubyara u Rwanda ngendamo, nk'uko twabivuze. Wenda ni Ikinyarwanda nabihuje muri ubwo buryo, gusa we yamubwiraga ngo uru Rwanda ngendana nta kizatuma hari uwarwambura ibyarwo, kandi yewe mpashe. Nyiratunga aranezerwa, abona yuko Semugaza ari umugabo w'intwari cyane. U Rwanda rwagiye rugira abantu b'intwari cyane, barimo aba ba Semugaza, bagiye barwanira ingoma batitaye ku kagambane k'abantu, bakarwanira ubunyarwanda gusa, batitaye ko hari abagiye ibwami bakabateranya, ariko bo bakavuga ngo twebwe dufite u Rwanda ku mutima. Uru Rwanda ngendana rero nirwo rubyara u Rwanda ngendamo. Niyo mpamvu Abanyarwanda bazaga baramukanya ngo mu Rwanda rw'iyo muraho, kubera ko umunyarwanda hageze burya n'u Rwanda ruba ruhakandagiye. Ukwiye kugira uwo mutima ukubwira ngo aho ugeze n'u Rwanda ruhageze, kubera yuko u Rwanda ngendana nirwo rubyara u Rwanda ngendamo. Umugani wa Semugaza umutware w'Ababito, ingabo zarwanye zigatuma Yuhi Gahindiro adahirikwa ku ngoma. Uyu rero Yuhi Gahindiro ni umwami wimye akiri umwana nk'uko twabivuze, kubera ko Yuhi wa kane Gahindiro amateka agaragaza yuko uyu Nyiratunga n'ubundi
uburyo yabyaranye na Sentabyo byari ibintu by'ibanga rikomeye cyane, kuko buriya abanyarwanda ngo barahanuzaga bakabaza Imana, rimwe na rimwe bakamenya ibizaba. Sentabyo rero ntawamenya niba atarazi ko bazamwivugana, bigatuma agerageza akabyara uriya mwana Yuhi wa kane Gahindiro waje kumusimbura ku ngoma. Nagira ngo rero turebe tuganire kuri gatoya kuri aya mateka y'uburyo u Rwanda tugendana ari rwo rubyara u Rwanda tugendamo. N'urugendana mu buryo bubi ruzabyara u Rwanda rubi, ariko n'urugendana neza ruzabyara u Rwanda neza. Ngira ngo njya mpora mbibabwira yuko ubunyarwanda n'isano isumbiye amaraso, rero uru Rwanda tugendana rubyare u Rwanda tugendamo nk'abanyarwanda. Rero njyewe reka nsubikira ahangaha nsoza mbabwire ngo ni koko ubunyarwanda n'isano isumbiye amaraso, kandi mpora mbivuga ngo ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mutima w'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Nongere mbibutse niba ari ubwa mbere tubonye, kandi muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, maze tujye tubana, ufungure n'inzogera, ibiganiro tuzadushyiraho ujye uhita ubibona mu ba mbere. Njyewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'inshoza y'umuco. Amahoro y'Imana bane namwe, muhahe muronke kandi muhirwe, mugire ishya n'ihirwe mu by'Imana ibaha byose. U Rwanda ngendana nibwo rubyara u Rwanda ngendamo. Amahoro y'Imana abane namwe.